Mwaramutse bene data, turabashuje kandi tubifurije igitondo cyiza. Nk'uko bisanzwe turagarutse mu ngingo y'uyu munsi ku wa gatatu ku itariki 4 Gashyantare, ingingo nziza cyane muri iki cyigisho cya gatandatu turiho tugezwaho na mwene data, itubwira ngo imikorere y'umwuka wera. Rero tubifurije gukomeza gukurikirana muri iyi ngingo yo ku wa gatatu ku itariki 4 Gashyantare, itubwira ngo igihamya cyo kuvuka ubwa kabiri. Reka twakire mwene data abasuhuze mbere y'uko dukomeza. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu, Imana ibahe umugisha. Ni mwene data rero Nkundibiza Charles niwe ukomeje kudufasha muri ibi byigisho, ni icyigisho cya gatandatu. Reka mbere yo kumwakira kugira ngo adukomereze n'iyi ngingo tubanze dusenge. Turagushimiye data wera, tugushimiye urukundo rwawe uduharanira ibihe byose, tugushimiye ko waduteguriye ijambo ryawe ry'umutsima w'ubugingo kugira ngo turyige, kandi tugushimiye ko waduteguriye uburyo bwo kuryiga mu buryo bw'ikoranabuhanga. Twishyize mu biganza byawe kugira ngo ijambo ryawe ritubere umutsima w'ubugingo kandi ridufashe, ndetse rizadufashanye n'abatwumva, abakurikirana iyi cano. Ndakwinjize kugira ngo iri jambo rigire icyo rihindura mu mibereho yabo, kandi natwe ubwacu byose tubyakiye ubuntu mu izina rya Yesu, Amen. amen. Murakoze cyane. Reka twakire mwene data adukomereze n'ingingo yacu y'uyu munsi. Mwene data Charles, ni karibu. Urakoze cyane pastor kuduha umwanya. Nongeye kandi kubasuhuza, Imana ibahe umugisha. Uyu munsi ku wa gatatu tariki ya 4 Gashyantare tugiye kwiga ingingo ivuga ngo igihamya cyo kuvuka ubwa kabiri. Ni ikihe kigaragaza ko wavutse ubwa kabiri? Reka dusabe mwene data adusomere Abagalatiya cya 5, Abagalatiya igice cya 5 ku murongo wa 22 kugeza ku murongo wa 25. Hari ikibazo kibaza ngo ni gute imikorere y'umwuka wera mu mutima ihishurwa mu buryo bugaragarira amaso? Ni gute imikorere y'umwuka wera mu mutima ihishura mu buryo bugaragarira amaso? Mu buryo bugaragarira amaso ni gute umwuka wera ahishura imikorere iri mu mutima w'umuntu? Reka dusome Abagalatiya ibice 5 umurongo wa 22 kugeza ku 25. Haragira hati: ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Bimeze bityo nta mategeko abihana. Aba Kristo Yesu babambanye kamere n'irari n'iruba byayo. Niba tubeshwaho n'umwuka, tujye tuyoborwa n'umwuka. Amena. Amena. Uwifuzwa ibihe byose, paje y'173 haranditse ngo nubwo umuyaga utagaragara ariko ubyara ibikorwa bigaragara kandi byumvikana. Nubwo umuyaga utawurebesha amaso ariko ushobora kubyara ibikorwa bigaragarira amaso kandi byumvikana. Niko umurimo w'umwuka mu muntu uzigaragaza mu bikorwa byose by'uwamaze kwiyumvamo imbaraga y'umwuka ikiza. Iyo umwuka w'Imana ahawe umwanya mu mutima, ahindura imibereho y'umuntu. Iyo umuntu yakiriye umwuka wera, iyo umutima wakiriye umwuka wera, imibereho irahinduka. Ibyari bibi bihinduka ibyiza. Intekerezo z'icyaha zikurwamo, ibikorwa bibi bikarekwa, urukundo, kwicisha bugufi n'amahoro bisimbura uburakari, ishyari ndetse n'amahane. Ibyishimo bikajya mu mwanya w'agahinda, maze mu maso hawe hakarabagirana umucyo mvajuru. Imana ihabwe icyubahiro. Amena. Iyo umuntu yavutse ubwa kabiri bigaragazwa n'imirimo igaragara inyuma. Nimureke dusome iyi ngingo, kagingo ka B. Dusabe mwene data dusomere mu Baroma igice cya 10 ku murongo wa 9. Hari ikibazo kibaza ngo ni ryari umuntu yakira umugisha wo guhinduka? Urakoze cyane. Reka dusome Abaroma igice cya 10 cya 10 ku murongo wa 9 umurongo wa 9 ndetse n'uwa 10. ndetse n'uwa 10. Haragira hati:
niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Amen. Nanone mureke tumusaba dusomere mu rwa mbere rwa Yohana igice cya mbere ku murongo wa 9. Rwa mbere rwa Yohana igice cya mbere ku murongo wa 9. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya mbere ku murongo wa 9 haragira hati: ariko nitwatura ibyaha byacu, niyo yo kwizerwa kandi ikiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Amen. Amen. Igitabo cyitwa Ibihamya ku bagabura paje ya 339 haranditse ngo nta numwe ubona ukuboko gukuraho umutwaro cyangwa ngo abone umucyo umanuka uva mu bikari byo mu ijuru. Imigisha igera ku muntu wese wiyeguriye Imana kubwo kwizera, maze iyo mbaraga itabonekera amaso y'umuntu ikarema umuntu mushya mu ishusho y'Imana. Niba ufite umwuka wera uhindura umutima wawe buri munsi, uzagira ubushishozi bw'Imana kugira ngo umenye imiterere y'ubwami bw'Imana. Nikodemo yakiriye inyigisho ya Kristo maze abo mwizera nyakuri, Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Reka tunyarukire kuri kariya kagingo ka se kabaza ngo ni gute Kristo yerekana uko ibyo bikorwa. Badusomere muri Mateyo 13 ku murongo wa 33. Matayo 13 umurongo wa 33 haragira hati: Matayo 13 umurongo wa 33, abacira undi mugani ati: ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umusemburo umugore yenze akawuhisha mu myariko 3 y'ifu kugeza aho iri busemburirwe yose. Hano mu gitabo cyitwa Imigani ya Kristo kuri paje 98 hari amagambo ateye atya: umusemburo uhishwe mu ifu ukora mu buryo butagaragara kugira ngo utume ifu yose isemburwa. Uko niko umusemburo w'ukuri ukorera mu ibanga, mu mutuzo kandi mu buryo buhamye, kugira ngo uhindure ubugingo. Kamere yo guhengamira ku kibi iroroshywa kandi igacibwa intege. Ibitekerezo bishya, ibyiyumvo bishya ndetse n'imigambi mishya bishyirwa mu muntu. Hashyirwaho ihame rishya rigenga imico, ari ryo mibereho ya Kristo. Imitekerereze irahinduka, imbaraga z'ubwenge zigakangukira gukora mu buryo bushya. Umuntu ntahabwa ubushobozi bushya, ahubwo ubushobozi afite burezwa. Umutima nawe urakangurwa, duhabwa imico idushoboza gukora umurimo w'Imana. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Amen. Nimunyemerere twakire mwene data kugira ngo kuri iyi ngingo atubwire uko ayumvise ndetse n'isomo akuyemo, hanyuma tuze kurikeza ku musozo. Akoze cyane mwene data Sharire, igihamya cyo kuvuka ubwa kabiri. Iyi ngingo ibaye nziza cyane kandi uyisobanuye mu buryo bwumvikana. Buriya mbonyemo ikintu gikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo buriya ntabwo wakora imirimo myiza ngo itume uhinduka, ariko iyo umunyabyaha yakozweho n'umwuka w'Imana agahinduka, arangwa n'imirimo myiza. Ndetse numvisemo ikintu gikomeye muri aya magambo udusomeye: kamere iroroshywa. Burya nubwo umuntu yagaragaza kamere, ariko kamere yakozweho n'umwuka wera ntabwo ibata umuntu ku buryo agira uburakari, agira imiterere y'ubunyacyaha ngo bimurandeho, kuko kamere ye iba yarorohejwe n'umwuka wera, abasha kugira ikibazo ariko byarangiza akisubiramo kuko yakozweho n'umwuka wera. Rero hano mbonyemo ikintu gikomeye cyane kandi cyiza. Namwe bene data mudukurikiye, Imana idufashe turushaho kumva iby'umwuka, amatwi yacu afunguke maze tugirire umugisha ku Mana. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Igihamya cy'uko umuntu yavutse ubwa kabiri ni imbuto, kandi nk'uko pasiteri abivuze, ntabwo dukora imirimo ngo dukizwe, ahubwo iyo dukijijwe dukora umurimo w'Imana. Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu.